mu nsengero ni benshi, abahurira mu byumba ni benshi, ariko bose ntabwo ariko ari abakristo. Hari abaza bafite imigenzo, hari abaza bafite aho bagiye, hari abaza bafite ababajyanye, hari abaza bafite abo bakurikiye, hari abaza bafite bizinesi zabo bigiriyemo. Buriya no mu rusengero mu gusenga habamo bizinesi, umuntu akagira bizinesi ye, twese tukinjira, ariko twese tukinjira ikituzanye atari kimwe. Yego, ariko arangije avuga ngo ubugingo bwiza nahisemo ni ugukorera umukiza Yesu, ngo kubaho ni Kristo, ariko no gupfa ni inyungu. Ariko ku mukristo wese ashyiraho ku mukristo wese ukuri. Imana tugiriye neza rero, mureke tugire kuhitamo neza, duhitemo ubugingo, kubera ko mu rusengero iyi bizinesi yakujyana yarangira. Yego, n'ibyo waba ugiye gufata byarangira, n'ibyo waba ugiye gukora byose byarangira, ariko ku muntu wahisemo Yesu, yego, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. Umukristo wese w'ukuri, Imana ishimwe. Amen, haleluya. Uyu mwanya rero mfashijwe n'ijambo ryo muri Zaburi 125. Reka turirebe, nitumara kurireba turivugeho, kubera ko ndikumva ashaka kubwira abantu ibintu by'Imana. Numva afashijwe cyane. Amen, amen. Numva afashijwe cyane no kubabwira ibintu by'Imana, kubera ko ngewe nakujijwe nabyo. Nakijijwe ndi umwana mutoya, nagiye mu rusengero ndi umwana muto, ariko nkizwa mfite imyaka 20 nibwo nakijijwe. Numva nibwo nkijijwe. Impamvu nayo nayibabwira, kubera ko nibwo numvishe ntangiye kujya mu gakiza, nibwo namenye kujya gusenga, nibwo namenye kuvugana n'Imana, mvugana n'Imana, menya ko Imana inzi, menya ko Imana mbese umuyoboro ndimo cyangwa se inzira ndimo inshyigikiye. Ntangira kuvugana nayo ku giti cyanjye, numvishe ibyo yabwiye ababyeyi, numvishe cyangwa ibyo mu kigare, ntangira kuvugana nayo, menya neza ko nzanayikorera. Amen, amen. Ikaze inshuti bakunzi b'Umubwiriza TV Rwanda. Ngewe muri kumwe ni Ezekiel Habimana nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero twagize umugisha, twabonye umushyitsi kandi n'umukozi w'Imana. Ni karibu umukozi w'Imana rero kwibwira abantu badukurikiye, ndetse murahita mukomerezaho no kutubwira ubutumwa Imana n'ubundi yabashyizemo. Ni karibu mwumve n'ikaze. Murakoze cyane. Ngewe uri imbere yanyu nitwa Nzambazimana Marie Chantal, ndi umukobwa ukunda Imana n'abantu bayo, ndi umurokore, umupantekoti. Kinyicaje hano ni ukugira ngo tubwirane iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo tubyibukiranyeho. Imana yera ibaha umugisha. Tugiye gutangira rero dufatanya indirimbo yo mu Gakiza 48 mu Gakiza. Tumara kuyiririmba turayivugaho, turangiza tubwirane ijambo ry'Imana n'ibindi umwuka wera ukagenda tuyobora. Murakoze. Amen, amen. Rero dutangire turirimba indirimbo ya 48 mu Gakiza. Nahawe ubugingo buhoraho rwose. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari. Neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ibigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu.
nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwerimbura nshya, dusubiremo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwerimbura nshaka. Nejejwe n'Imana mu mutima, haleluya, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri, ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Mana yacu, Mana nziza, haleluya, Mana idukunda, haleluya, Mana ibana natwe, haleluya, Mana itwitaho, haleluya, Mana itibeshya, Yesu, Mana ititiranya amazina, turagushima, Mana rubasha, turagushima, ntwari mu ntambara, Mana nziza, mugabo utivuguruza, Mana ivuga, Mana yaduhisemo, Mana ikora, kadutoranya, yego, zina ryawe ryera nirihimbazwe, Mana ushimwe, haleluya, amina, amina. amina, Turagushimiye yego, kubw'umwanya uduhaye, Imana yacu, aka kanya turi imbere y'abantu, yego, tukaba n'imbere yawe, yego, ariko ubwa mbere turi imbere yawe, yego, zina ryawe ryera nirihimbaza. Icyo tubanje kwirukana ni imyuka mibi, majwi yose tavuga Imana turacecesheje, mwemerera ubutatu bwawe bwera buze bubane nawe, mwemerera ubwiza bwawe buze bubane nawe. Turabizi urera ibihe byose, urera uhereye none, urera uhereye ku batubanjirije, urera kugeza n'ubu urakera, zina ryawe ryera nirihimbaza. Uyu mwanya rero tugiye kubwira abantu bawe abari amajyepfo, majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, impande enye z'igihugu cyacu ndetse no hanze yacu, tugiye kubabwira ineza ugira n'ubudahangarwa bwawe buze bubane natwe. Tugirire neza rero, udushyigikire, ntabari nyemera abantu bumvira ijambo cyangwa se bagiye kudutega amatwi, bagirire ubuntu imbere yawe, kandi umwuka wera azabane nabo, byose ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Haleluya. Amina. Amen. Amen. Maze kuririmba indirimbo yahimbwe n'umuririmbyi 48 mu Gakiza. Igitero cya mbere cyavuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo, yego, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu, ngo ni ukuri
yinjiye mu mutima wanjye, yego, ngo kandi yashyizemo ubutwari. Amina. Uyu muririmbyi nkeka ko aririmba iyi ndirimbo yari amaze kubona ko hanze nta hantu umuntu yakirira, cyangwa se yamaze kubona ko hanze nta mahirwe ahari. Arangije ahari amaze kubona bigoye, cyangwa se amaze kubona ibihe byiza byarabanye nawe, azi imbere y'Imana, asanga agera mu gihe cyo gushima Imana, aravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo, yego, ngo kandi ubwo bugingo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ngo ni Yesu, ngo ni ukuri yinjiye muri njye, yego, ngo kandi yashyizemo ubutwari buhoraho. Icyaka bikaba ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Abera, ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo n'umuriro n'ijuru ndimo, yego, ngo sigaye ngendera, yego, mu mucyo w'ukuri, yego, ngo Yesu umukiza niwe mucyo wanjye. Imana ishimwe. Ariko iyi ndirimbo ifasha cyane cyane, ifatwa n'igitero cya nyuma kivuga ngo ubugingo bwiza njyewe nahisemo n'ubu gukorera umwami Yesu, yego, cyangwa se gukorera umukiza Yesu, ngo kubaho ni Kristo, ngo no gutanga inyungu ariko ku mukristo wese w'ukuri. Amen. Mbese ubugingo ni bwiza, yego, ubugingo twahisemo ni bwiza, ariko ku mukristo wese w'ukuri. Bivuze ngo hari abakristo benshi, abakristo ni benshi, abajya mu nsengero ni benshi, abahurira mu byumba ni benshi, ariko bose ntabwo ariko ari abakristo. Hari abaza bafite imigenzo, hari abaza bafite aho bagiye, hari abaza bafite ababajyanye, hari abaza bafite abo bakurikiye, hari abaza bafite bizinesi zabo bigiriyemo. Buriya no mu rusengero mu gusenga habamo bizinesi, umuntu akagira bizinesi ye, twese tukinjira, ariko twese tukinjira ikituzanye atari kimwe, yego. Ariko arangije aravuga ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu ni ugukorera umukiza Yesu, ngo kubaho ni Kristo, ariko no gupfa ni inyungu, ariko ku mukristo wese ashyiraho ariko ku mukristo wese ukuri. Imana tugiriye neza rero, mureke tugire kuhitamo neza, duhitemo ubugingo, kubera ko mu rusengero iyi bizinesi yakujyana yarangira, yego, n'ibyo waba ugiye gufata byarangira, n'ibyo waba ugiye gukora byose byarangira, ariko ku muntu wahisemo Yesu, yego, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, umukristo wese w'ukuri. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Uyu mwanya rero mfashijwe n'ijambo ryo muri Zaburi 125. Reka turirebe, nitumara kurireba turivugeho, kubera ko ndikumva ashaka kubwira abantu ibintu by'Imana. Numva afashijwe cyane. Amen. Numva afashijwe cyane no kubabwira ibintu by'Imana, kubera ko ngewe nakujijwe nabyo, nakijijwe ndi umwana mutoya, nagiye mu rusengero ndi umwana muto, ariko nkizwa mfite imyaka 20 nibwo nakijijwe, numva nibwo nkijijwe. Impamvu nayo nayibabwira, kubera ko nibwo numvishe ntangiye kujya mu gakiza, nibwo namenye kujya gusenga, nibwo namenye kuvugana n'Imana, mvugana n'Imana, menya ko Imana inzi, menya ko Imana mbese umuyoboro ndimo cyangwa se inzira ndimo inshyigikiye. Ntangira kuvugana nayo ku giti cyanjye, numvishe ibyo yabwiye ababyeyi, numvishe cyangwa ibyo mu kigare, ntangira kuvugana nayo, menya neza ko nzanayikorera. Amen.